kigiye kubaho. Icyigisho cya mbere cyigishije ko umuntu adapfa cyigishijwe na Satani ubwo yabwiraga Eva ko gupfa atazapfa nasuzugura itegeko ry'Imana. Satani yaramubwiye ngo gupfa ntimuzapfa. Kandi iri tangazo ryubakiye byuzuye ku bubasha bwa Satani ryumvikana kuri za ritari no ku mpimbi nyinshi z'amatorero arimo n'aya Gikristo, rikumvikana mu kanwa k'abapasitoro n'abigisha batandukanye mu by'iyobokamana, kandi rikakirwa ryishimiwe n'amamiliyoni menshi y'abantu nk'uko ryakiriwe na Eva ryishimiye cyane mu busitani bwo muri Edeni. Ijambo ry'Imana rivuga neza ngo ubugingo bukora icyaha buzapfa, rihindurwamo amagambo ya Satani ngo ubugingo ntibupfa ahubwo buhoraho iteka ryose. Ubwo rero hari impamvu imwe ituma isi yose yizera kimwe iyi ngingo, nubwo abari mu isi bose bafite imyemerere itandukanye. Ukwiyambaza abatagatifu ndetse n'abapfuye no kuvugana nabo, byaba biturutse ku burwayi bugeze umuntu hafi yo gupfa, near death experience, cyangwa bigakorwa mu buryo busanzwe, ibi ni ibintu bifite uruhare mu gutegurira isi yose kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Buhoro buhoro Satani yagiye ategura uburyo bwe bwo kuyobya akoresheje gutuma abantu bavugana n'imyuka ye mibi. Kandi umuntu wese utaragize ijambo ry'Imana umurinzi w'ukwizera kwe ntabwo azashobora kurokoka kino gishuko cya Satani kigiye kwigarurira isi yose vuba cyane. Diana. When the ghost actually appears, turns out to be the ghost of Princess Diana. Iyi myuka y'abadayimoni iza mu ishusho y'abapfuye ikavugana n'abari mu isi, ikabaha ibyiringiro n'umutekano w'ikinyoma, bagira ngo abo bari kuvugana nabo ari ab'Imana yabatumyeho kandi bagiye mu ijuru. Ni imyuka iyobya, kandi benshi ntibazemerera ikosa ryabo kugeza ubwo bazakangurwa n'ibyago birindwi by'imperuka, ari byo mujinya w'Imana. Ushobora kwibaza ngo niba tubonye nyine ko abapfuye ntacyo bamenya nk'uko Bibiliya bivuga, ni uko biri iki twatinda ku byabo cyane kandi ibyabo byararangiye? Impamvu ni uko kumenya icyo ijambo ry'Imana rivuga ku bapfuye nuko bamera ntacyo bivuze cyane kuri abo bapfuye, kuko ntacyo bakizi, ahubwo icyo bivuze kirareba cyane twebwe bakiriho, kuko aba ari bo bonyine iyi myuka y'abadayimoni ishobora kugenderera yiyambitse ishusho y'abapfuye, ikabayobya ibakura ku ijambo ry'Imana ikaberekeza mu kurimbuka kw'iteka. Kubera ko twese uko twakabaye dufite abantu bapfuye twakundaga, barimo abo mu miryango yacu, inshuti n'abavandimwe n'abandi. Vuba aha ngaha imyuka isa neza n'iy'abo bantu bacu bapfuye igiye kutugenderera twese uko twakabaye nk'abari mu isi bose bakiri bazima, ize yigana byuzuye amajwi n'amashusho y'abacu bapfuye, ivugane natwe mu buryo busa neza nuko abo bantu bacu bapfuye bajyaga bavugana natwe bakiri bazima, kandi iyo myuka ibyigane neza nta kunyuranya na kumwe kubayemo. Ikintu kimwe gusa kizatuma tumenya ko iyi ari imyuka ya Satani ni uko igiye kuzabivuga ibinyuranye n'ijambo ry'Imana. Satani n'abadayimoni be bazi kwitegereza neza imico, imikorere ndetse n'ijwi rya buri muntu wese, kandi igihe umuntu apfuye bashobora kubisubiramo bakigana uwo muntu neza rwose mu buryo butashidikanywaho n'ubireba, ku buryo umuntu wese utazi neza ku giti cye icyo Bibiliya ivuga ku bijyanye n'uko abapfuye bamera agiye kuyobywa n'iyi myuka y'abadayimoni igiye kugenderera abantu bose ibabwire kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Iyi myuka izagera muri buri muryango wose uri mu isi no kuri buri muntu wese ku giti cye utuye mu isi, kuko nta n'umwe udafite umuntu wapfuye, maze iberekeze mu kinyoma. Aboroheje n'abakomeye, abatunzi n'abakene, abize n'abatarize, imbata n'ab'umudendezo bose batagize ijambo ry'Imana ingabo ibakingira, bagiye kuyoba ubuheruka bikozwe n'iyi myuka mibi ya Satani. Nimwumve icyo uyu muganga w'umusaza witwa Raymond yavuze ku bijyanye n'urupfu nyuma yo kumara imyaka myinshi abikoraho ubushakashatsi anabona abapfuye. Death is a transformation of consciousness. Urupfu ni ukwimurwa k'umutimanama from this physical domain ugakurwa muri iyi si y'ibigaragara, ari naho abakiri bazima bose bibera gusa, to another dimension of existence, maze ukajyanwa mu yindi si y'umwuka aho roho yawe ikomeza kubaho. Ibi ni byo Bibiliya yita gushika, bikaba bikomoka mu kwizera ko abapfuye bagiye mu kindi gika cy'ubuzima bakaba bafite ububasha ku bari mu isi. Twabonye ko iyi ari inyigisho y'inzoka. Hari inkuru tubona mu isezerano rya kera ishobora kuduhamiriza neza isoko y'iyi myuka, ndetse iyo nkuru ni iy'ibyo umwami Sawuli yakoze.
Mu nkuru y'umwami Sawuli mu isezerano rya kera tumubona ko ribyangwa n'Uwiteka agakomeza gusuzugura amategeko y'Imana nkana bigeza ku rwego Uwiteka amuvaho burundu amuvanaho na Mwuka Wera ntiyongera kuvugana nawe ukundi. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 28 ku murongo wa 6 hasobanura ibyo muri aya magambo. Haranditse ngo Sawuli ahera ko agisha Uwiteka inama, Uwiteka ntiyagira icyo amusubiza, haba mu nzozi, haba na Urimu, haba n'abahanuzi. Hano Bibiliya igaragaje neza ko Uwiteka ubwe nta buryo na bumwe yari akivuganiramo akagendanira ko nukuri umwuka w'umuntu urahera, ubwo akaba ari he? Yobu yahise anatanga igisubizo cyerekana igihe umuntu azaguma mu gituro uko kingana. Ku murongo wa 11 muri Yobu igice cya 14 yahise asubiza kino kibazo maze aravuga ngo uko amazi yo mu nyanja yuzuruka n'umugezi uko ugabanuka ugakama niko umuntu aryama ubutabyuka mu gituro. Ntabwo bazakanguka cyangwa kubyutswa ngo bave mu gusinzira kwabo kugeza ubwo ijuru rizaba ritakiriho. Harakomeza ngo icyampa kampisha mu gituro kandi ukandindira mu rwihisho kugeza ubwo umujinya wawe uzashirira ukantegekera igihe kandi ukazanyibuka. Ubwo rero dukurikije iri somo umuntu upfuye aryama mu gituro ubutabyuka kugeza ubwo hari igikorwa cy'umwihariko kizabaho nk'uko tubisomye. Icyo gikorwa ni ikihe? Haranditse ngo ni ukugeza ubwo ijuru rizaba ritakiriho. None Bibiliya yabitubwira igihe ubwo ijuru rizaba ritakiriho? Yego rwose irabitubwira. Mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 10 kugeza kwa 11 haranditse ngo ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakabaho n'umuriro ukomeye, maze ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo irimo bigashirira. None ubwo dukurikije rino somo ijuru rizavaho ryari? Ni ku munsi wo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Kristo nagaruka mu isi vuba cyane bidatinze, ijuru ryose rizavaho kandi n'ibiri mu isi byose n'imirimo y'abantu yose uko yakabaye bizaba byayengeshejwe no gushya cyane guturutse ku byago 7 by'imperuka bizaba byategurije ukugaruka kwe. Icyo gihe rero Kristo nagaruka nibwo abantu bose bakiranukiye Imana by'ukuri nka Yobu hamwe n'abandi bakiranutsi bose bazazuka ku muzuko wa mbere uzabaho ubwo Kristo azaba agarutse ku mugaragaro mu bicu byo mu ijuru, ndetse amaso yose azamureba, ntabwo azaza mu ibanga. Ariko kino gikorwa ntabwo ari cyo gusa Yobu yasobanuye cyonyine ko kizabaho, yerekana uburebure bw'igihe umuntu azamara mu gituro. Iyo ugeze ku murongo wa 14 yaranditse ngo umuntu napfa azongera abeho, nzihanganira iminsi yose wantegekeye. Ubwo ni ukuvuga ari mu gituro yarapfuye kugeza ubwo igihe cyanjye cyo guhindurwa kizaza. Hano Yobu adusobanuriye nanone yuko yari yiteze ko azapfa agasinzira mu gituro iminsi yose Imana yamutegekeye ategereje, nta kintu na kimwe akizi mu bibera mu isi, atanazi uko ibihe n'imyaka biri gukurikirana kugeza ubwo umunsi we wo guhindurwa uzagera. None uku guhindurwa yavugaga nukuhe? Intumwa Pawulo yanditse iby'uku guhindurwa mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 kuva ku murongo wa 51 kugeza kwa 55 ahanditse ngo dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'Imana izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Warupfu we, kunesha kwawe kuri he? Warupfu we, urubori rwawe ruri he? Ubwo rero kuno guhindurwa Pawulo avuze ari nako Yobu nawe yavugaga muri Yobu igice cya 14 umurongo wa 14. Pawulo asobanuye neza ko ari igihe abapfuye bazaba bazutse n'abakiri bazima bambitswe imibiri idapfa. Kandi avuze ko ibyo bizabaho ryari? Aravuze ngo ni igihe ubwo impanda y'Imana izavuga Yesu agarutse, maze abana bose b'Imana bakiranutse by'ukuri bazaba barapfuye, natwe abo Kristo azasanga tukiri bazima duhindurwe duhabwe imibiri mishya idapfa. Ni nako byanditswe mu rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 16 handitse ngo kuko umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru aranguriye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka.
uyu nguyu ni nawo muzuko wa mbere w'abakiranutsi uzabaho ubwo Kristo azaba agarutse, kandi kino ni igikorwa kizagaragarira mu isi yose, kuko ntabwo bishoboka ko ijuru ryavaho maze ngo marayika w'Imana arangurure mu ijwi rikomeye ndetse n'impanda y'Imana ivuge ngo ibyo bintu bibe bikiri ibanga. Mu Byahishuwe igice cya 1 umurongo wa 7 habihamya neza, haranditse ngo dore arazana n'ibicu kandi amaso yose azamureba. Kristo nagaruka, abanyabyaha bapfuye bo ntibazazuka uwo munsi, ahubwo bazaguma mu bituro byabo muri ino si izaba yahindutse amatongo, n'abanyabyaha Kristo azasanga bakiri bazima bazicwa n'ubwiza bwe, maze bose hamwe bamare indi myaka 1000 mu rupfu, mu gihe abera bazaba bazutse ku muzuko wa mbere hamwe n'abakiranutsi Yesu azasanga bakiri bazima, bose bazahindurwa bakambikwa imibiri mishya idapfa, maze bo bamara iyo myaka 1000 mu bwami bwo mu ijuru. Iyo myaka 1000 nishira nibwo hazabaho umuzuko wa kabiri w'abanyabyaha, aho bazereka urubanza baciriwe, maze bo hamwe na Satani bakoreraga bahite barimburwa burundu n'umuriro w'amazuku uzeza ino si igahinduka isi nshya. Ibyo niko byanditswe mu Byahishuwe igice cya 20 ku murongo wa 4 kugeza kwa 5, aho umuhishuzi Yohana yeretswe uko bizagenda ubwo Kristo azaba agarutse. Yaranditse ngo abakiranutsi barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Niba rero n'abapfiriye muri Kristo bazazuka ku munsi w'imperuka ubwo Kristo azaba agarutse, kandi tukaba twabonye neza ko aho bari mu bituro byabo nta kintu na kimwe bazi, biraduhamiriza neza ko n'abakiranutsi ubwabo badahita bajya mu ijuru uwo mwanya bamaze gupfa hanswe abanyabyaha. Muri aya masomo yose turabona uko Bibiliya ubwayo yuzuzanya mu buryo budashidikanywaho. Petero arahuza na Paulo, nayo bagahuza na Yesu Kristo, isezerano rya kera n'irishya yose agahamanya kandi akuzuzanya, akavuga yuko bapfuye bameze nk'abasinziriye badatekereza, batakizi ibiri kubera mu isi cyangwa mu ijuru kugeza ku munsi wo kugaruka kwa Yesu Kristo. Bibiliya rero nta kibazo na kimwe ifite ku bijyanye no gusobanura uko bapfuye bamera ndetse n'aho bari ubu ngubu, ahubwo benshi barimo n'abakristo bavuga ko bo ubwabo bizera Bibiliya nibo bafitanye ikibazo gikomeye n'iyo Bibiliya bavuga ko bizera, igihe bemera inyigisho zitandukanye nayo, arizo zino nyigisho z'ibinyoma zidafite inkomoko ku Mana, ahubwo twabonye ko zakomotse kuri Satani, zivuga ko abapfuye bakomeza kubaho. Bene abo bantu bakuze bigishwa ndetse n'ubu baracyigishwa yuko ubugingo bwabo cyangwa se roho yabo idapfa, none ibyo babifashe nk'ihame ry'ukuri barayoba. Mbese koko roho cyangwa ubugingo bw'umuntu ntabwo bupfa? Reka twongere twirengagize ibitekerezo by'abantu byabaye igikwira, maze turebe icyo ijambo ryera ry'Imana rivuga kuri iyi ngingo. Muri Ezekiyeli igice cya 18 umurongo wa 4, Uwiteka Imana ubwayo iravuga ngo dore ubugingo bwa bose ni ubwanjye, ubugingo bw'umwana ni ubwanjye nk'ubugingo bwa se. Ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Dusoma no ku murongo wa 20 w'icyo gice aya magambo avuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Hano Bibiliya isobanuye neza ko n'ubugingo bw'umuntu ubwabwo bupfa, mu yandi magambo butifitemo kudapfa. Rumwe mu rujijo rukomeye abantu bajya bagira hano baruterwa no kudasobanukirwa icyo ubugingo ari cyo cyangwa se roho ari cyo. Twabonye ko umuntu yabaye ubugingo buzima ryari, ni igihe umwuka ahumeka hamwe n'umubiri waremwe mu gitaka byari bimaze guhurizwa hamwe. Mu yandi magambo ubwo bugingo ni umuntu muzima uhumeka kandi utekereza. Kimwe muri ibyo byombi kidahari hagati y'umwuka n'umubiri, cyangwa se kimwe gitandukanyijwe n'ikindi, ubugingo nabwo buhita bupfa uwo mwanya, ntabwo bushobora gukomeza kubaho. Inyigisho yo kudapfa kwa roho cyangwa se kudapfa k'ubugingo igihe umuntu apfuye, ndetse n'inyigisho ivuga ko umuntu ahita ajya mu ijuru cyangwa ikuzimu uwo mwanya akimara gupfa, cyangwa se ivuga ko roho ijya mu ijuru umubiri ugasigara mu isi, izo ni inyigisho ibyanditswe byera bitazi namba ndetse bidashyigikira na gato, kubera ko inkomoko yazo ari Satani ubwe. Ukongera kubaho kw'abapfuye konyine kuri hafi aha ngaha, yaba ku bakiranutsi cyangwa se ku banyabyaha, ni ku muzuko uzabaho ubwo Kristo azaba agarutse nk'uko twabisomye. Ibi ni nabyo Yesu yongeye guhamya ubwe mu magambo ye muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 28 kugeza kwa 29, aho yavuze ngo ntimutangazwe n'ibyo, kuko igihe kizaza ubwo abari mu bituro bose bazumva ijwi rye bakavamo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, naho abakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka. Iri somo rivuze ko kuba Kristo ataragaruka
abanyabyaha n'abakiranutsi bose baracyari mu bituro byabo, nta wagiye mu ijuru cyangwa se ngo abe ari gushya ikuzimu uyu mwanya. Kandi ubwo twabonye ko abari mu bituro bose basinziriye nta kintu na kimwe bazi, bisobanuye ko nta muntu n'umwe muri abo bapfuye uri mu munezero w'Imana ubu, cyangwa se ngo abe ari kubabazwa by'iteka ubu ngubu mu muriro utazima. Ibyo binasobanuye ko n'inyigisho ya purigatori, tugendeye ku cyo ijambo ry'Imana rimaze kutwereka, ari inyigisho y'inzaduka kuri Bibiliya, ikaba ari inyigisho nayo ikomoka kuri Satani ubwe. Bibiliya iravuga mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6:16 iti, Imana yonyine niyo ifite ukudapfa. Ntabwo handitse ngo roho y'umuntu nayo ifite ukudapfa, ahubwo handitse ko Imana gusa yonyine ari ifite kudapfa, kandi ubwo ariyo yonyine ifite ukudapfa, bisobanuye ko ariyo yonyine igomba gusobanura igihe umuntu wapfuye agomba kongera kubera muzima, agahabwa ukudapfa kwayo. Ibyo kandi bitugaragarije neza mu ijambo ryayo nk'uko twabisomye. Benshi mu bavuga ko umuntu ahita ajya mu ijuru uwo mwanya amaze gupfa, bitwaza inkuru y'igisambo ku musaraba, maze bakavuga yuko amagambo Yesu Kristo yabwiye icyo gisambo ku musaraba ahamya neza ko umuntu wapfuye ahita ajya mu ijuru uwo mwanya amaze gupfa, kuko muri Luka igice cya 23 ku murongo wa 43, igihe Yesu yasubizaga icyo gisambo ku musaraba, ubwo cyari kimusabye kuzakibuka ageze mu bwami bwo mu ijuru, tuhabona igisubizo muri aya magambo yanditse ngo, Yesu aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Hari icyo nifuza ko buri wese wizera uko iri somo ryanditse yakwibaza mbere yuko turebera hamwe ubusobanuro nyakuri bwaryo. Niba koko Yesu Kristo n'igisambo ku musaraba bombi barahise bajya mu ijuru uwo mwanya bakimara gupfira ku musaraba, ubwo ibyo twabonye byose, Pawulo na Petero na Yobu hamwe n'izindi ntumwa n'abahanuzi hamwe na Yesu Kristo ubwe bavuze ku byerekeranye n'urupfu, byaba bihindutse ibinyoma, kuko byaba bivuguruzanya n'iri somo. Ibirenze ibyo ngibyo, igihe Yesu Kristo yazukaga, ni ukuvuga ku munsi wa gatatu uhereye ku munsi yapfiriyeho, ari wo munsi wa mbere w'iminsi 7 dimanche yazukiyeho, Yesu yiyeretse Mariya Magadalina ubwo yari aje ku gituro gusiga umurambo wa Yesu ibihumura neza, atazi ko Yesu yazutse. Yesu amaze kumwiyereka no kumusobanurira uwo ari we ndetse ko yazutse, uyu mugore Mariya yashatse kumukoraho, maze Yesu amusubiza amagambo dusoma muri Yohana igice cya 20 ku murongo wa 17 ahanditse ngo, Yesu aramubwira ati, ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo njye kwa Data, ahubwo jya kubwira bene Data yuko nzamutse ngiye kwa Data ari we So, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Hano Yesu Kristo ubwo avuze neza ko igihe yari amaze kuzuka yari atarazamuka ngo ajye mu ijuru, kandi yazutse amaze iminsi 3 mu gituro, azuka ku wa mbere w'iminsi 7 dimanche. None yaba yarabeshye igisambo ku musaraba ko barabana mu ijuru ku munsi wa gatandatu vendredi, kandi atubwiye ko kugeza ku muzuko we yari atarazamuka ngo ajye mu ijuru? Igisubizo ni oya, kuko Yesu ntabwo ari umubeshyi. Niba rero Yesu adashobora kubeshya, kandi ibyanditswe byera nabyo bikaba bitavuguruzanya ahubwo byuzuzanya, ubwo tugomba gushaka ubusobanuro nyakuri bw'iri somo ry'igisambo ku musaraba, cyangwa se tukareba niba hari ikitaragenze neza mu gusemura iri somo. Mu nyandiko z'umwimerere Bibiliya yanditswemo, utu dukato ndetse n'utwitso dukoreshwa hagati y'amagambo ntabwo tuboneka mu nyandiko z'umwimerere, ahubwo tuba mu zindi ndimi zikoresha inyajwi n'ingombajwi gusa, nk'Icyongereza, Igifaransa, Ikinyarwanda, Ikirundi n'izindi ndimi zisa n'izo. Ubwo rero reka tubanze turebe iri somo risemuwe mu Cyongereza nta kitso na kamwe karimo, hanyuma turebe n'ubusobanuro bwaryo. Muri Luka igice cya 23 umurongo wa 43 mu Cyongereza iri somo riravuga ngo, Verily I say unto thee today shalt thou be with me in paradise. Tutaragera ku busobanuro, murabona ko iri somo ridafite akitso na kamwe cyangwa se agakato na kamwe, riragira ubusobanuro bwaryo bwihariye kandi bw'umwimerere tugiye kubona. Abasemuye iri somo mu ngeri za Bibiliya zitandukanye bashyize akitso aho katagombaga kujya, maze bituma iri somo ryose rihita ritakaza ubusobanuro bwaryo. Reka turebe uko iri kosa ryakozwe. Aka kitso kamaze kujya aho katagombaga kujya, inyuma y'iri jambo ryitwa the mu Cyongereza, iri somo ryahise rivuga ngo, Verily I say unto thee today shalt thou be with me in paradise. Bisobanuye ngo, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Ari naryo somo rifite ikosa ingeri nyinshi za Bibiliya ubu ngubu zifite. Ariko aka kitso nikigira inyuma ho ijambo rimwe gusa kakajya ku ijambo ry'Icyongereza ryitwa today, ari naho kagombaga kujya,
Iri somo turahita turisoma dutya: Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Bisobanuye ngo uyu munsi ndakubwira ukuri yuko tuzabana muri paradizo. Iri somo niryo ryanditse neza kandi nibwo rishobora guhuza n'andi masomo atandukanye ya Bibiliya twasomye. Nibyo koko Kristo nk'isoko y'ubugingo, isezerano yahaye igisambo ku musaraba yarimuhaye uriya munsi wavuganaga kimaze kwihana, kuko uwihannye wese ako kanya uwo munsi ahita yemererwa n'Imana guhabwa ubugingo buhoraho, bitamusabye kumara iminsi myinshi n'amezi n'imyaka yiruka akubita hirya no hino ngo arashaka imbabazi z'Imana, kuko ku munsi umutima we watsinzwe na Mwuka Wera akatura ibyaha bye ku Mana kandi akiyemeza kubicikaho binyuze mu kwizera igitambo cya Yesu Kristo gusa, bidaturutse ku byo areba cyangwa se yerekwa, uwo mwanya uwo munsi ahita ahabwa ubugingo buhoraho. Kandi uko ni nako Kristo yamenyesheje igisambo ku musaraba ko kuri uwo munsi cyihaniyeho, ni ukuvuga cyatuye ibyaha byacyo kandi kikizera igitambo cya Yesu Kristo, cyahise gihabwa ubugingo buhoraho, kandi kuko cyari kigiye gupfa kinahabwa n'isezerano uwo munsi ko umunsi umwe bazabana muri paradizo. Niyo mpamvu umwimerere w'iri somo uvuga ngo uyu munsi ndakubwira ukuri yuko tuzabana muri paradizo. Uriya munsi uvugwa muri iri somo ni umunsi iryo sezerano ryatangiweho, ntabwo ari umunsi wo kujya mu ijuru, kuko Kristo ahita avuga ko kuba muri paradizo ari igikorwa cyo mu gihe kizaza. Twabonye ko abantu bose babikiwe ubugingo buhoraho bazazuka ubwo Yesu Kristo azaba agarutse, kandi icyo gihe ni nabwo kino gisambo ku musaraba nacyo kizazuka. Uko ni nako rino somo rihita rihuza neza na yandi yose twasomaga kandi rikuzuzanya nayo. Ingero nk'izi z'iri somo nizo zatumye Yesu abuzanya guhindura n'inyuguti niyo yaba imwe mu ijambo ry'Imana, kuko ikosa nk'iri rikozwe mu myandikire rishobora guhindura ubusobanuro bwose bw'ihame ryo kwizera kandi bigatera abantu benshi kuyoba. Kugira ngo urusheho kumva buno ubusobanuro nyakuri wazirikana n'ibi ngibi: Kristo abaye yaragiye mu ijuru uwo mwanya akimara kuva ku musaraba, maze ntabe yarapfuye koko, ubwo twebwe nk'ikiremwa muntu cyose twaba turi mu kibazo gikomeye cyane, kuko ikiguzi cy'ibyaha byacu cyaba kitarishyuwe, kuko Bibiliya ivuga ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Bityo rero Kristo ntiyaba yarishyuye ikiguzi cyose cy'ibyaha aramutse atarapfuye koko, ahubwo yarahise yigira mu ijuru uwo mwanya avuye ku musaraba, kandi ubwo ntiyaba agishobora kuduhongerera no kudusabira imbere ya Data wa twese ngo dukizwe ibyaha, aramutse adafite igitambo gifite ikiguzi gihwanye n'icyaha cyakozwe ari cy'urupfu. Ushobora kwibaza rero ngo niba Bibiliya yigisha mu buryo busobanutse neza ko tudafite roho zidapfa ahubwo dufite izipfa, ni ukubera iki isi yose harimo n'amadini hafi ya yose ya Gikristo, n'abigisha n'ababwiriza n'abapasitoro batandukanye, n'abapadiri n'abasenyeri ndetse na papa ubwe, n'abasenga Buda n'abahindu n'abisilamu n'abatemera Imana ubwabo ndetse n'abandi bose bari mu isi? Ni ukubera iki abo bandi bose bigisha kandi bakizera ko dufite roho zidapfa? Ndetse ni ukubera iki bigisha ko upfuye ahita ajya mu ijuru uwo mwanya agahinduka ikinyabubasha kidasanzwe gishobora gusabira ku Mana n'abakiri bazima? Ni ukubera iki imyemerere y'aya madini yose nubwo adahuza ku zindi ngingo, iyo bigeze kuri iyi ngingo y'uko abapfuye bamera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, aya madini yose yizera kimwe ko abapfuye mu by'ukuri baba badapfuye, ahubwo ko bajya mu bundi bubasha bwisumbuyeho kandi bagashobora gukomeza kuvugana no gusabira abakiri bazima? Iki ni ikibazo cyangombwa kandi cy'ingenzi dukwiriye kumenya muri kino gihe cyacu. Twabonye ko uwa mbere wigishije yuko umuntu adapfa ari ya nzoka ya kera muri Edeni yitwa umwanzi na Satani. Ubwo rero umuntu wese wizera ko wapfuye mu by'ukuri aba atapfuye, cyangwa se ko roho ye ikomeza kubaho, akwiye kumenya adashidikanya yuko yizera ikinyoma cya mbere Satani yigishije mu isi, ari nacyo yahereyeho mu murimo we wo kuyobya abantu. Imana yaravuze ngo no gupfa muzapfa. Satani we aravuga ngo gupfa ntabwo muzapfa. None ubu abatuye isi hafi ya bose bizera ko ibyo Satani yavuze ari ukuri, maze bakizera ko ibyo Imana yavuze ari byo binyoma, ko dufite ubugingo budapfa, ari naho bashingira bavuga mu by'ukuri ko upfuye aba adapfuye, ahubwo ko hari ahandi hantu aba yimuriwe. None ni ukubera iki no mu bantu bavuga yuko basenga kandi bemera Bibiliya bayobye cyane kuri iyi ngingo, bakaba badashobora kubonera neza igisubizo cya kino kibazo muri Bibiliya bagendana buri munsi? Igisubizo kimwe ni uko hari ubutegetsi, ubuhanuzi bwa Bibiliya bwari bwarahanuye neza ko buzavuga ibyo kugomera isumba byose, bukavuga amagambo yo kurwanya ukuri kw'Imana buyobowe na Satani. Intumwa Pawulo yari yareretswe iby'ubwo butegetsi mu binyejana byinshi mbere y'uko bubaho,
avuga yuko buzaba bukoreshwa na Satani kandi ko ikimenyetso ntakuka kizatuma abantu bamenya ubwo bwami ubwo ari bwo ari uko buzigisha mu isi yose ibinyoma bya Satani hamwe n'ibimenyetso bye biyobya. Ahanura iby'ubwo butegetsi, Pawulo yaranditse mu rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 2 umurongo wa 9 aravuga ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa ku barimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Mbese murabona icyo Pawulo avuzemo hano? Yavuze neza mu buryo budakuka ko umuntu wese utazemera ukuri kwa Bibiliya ngo akizwe kuko Bibiliya niyo kuri, uko byagenda kose bene uwo nguwo agomba kurimbuka azize ikintu kimwe ari cyo gukomeza kwizera ibinyoma n'ubuhendanyi bw'uyu mugome ari nabwo butegetsi bukorerwamo na Satani ubwo Pawulo yise umunyabugome. Kugira ngo tumenye uwo uyu Pawulo yavugaga uwo ari we, twakwibaza ngo ninde wazanye kino kinyoma gikomeye cya Satani mu isi yose cy'uko bapfuye badapfa ahubwo bakomeza kubaho, akongera kukinjiza mu isi yose no mu madini yose ari mu isi? Bino birasobanutse neza. Cya kinyoma Satani yatangiranye muri Edeni cy'uko bapfuye badapfa ahubwo bakomeza kubaho cyongeye kugarurwa mu isi yose bikozwe n'ubupapa bw'i Roma aribwo Kiliziya Gatolika. Umugenzo wo kwiyambaza abapfuye ndetse n'abitwa batagatifu mu madini yose arimo n'aya Gikristo wabyukijwe mu isi yose n'ivuka rya Roma Nkristo ariyo ubutuzi nka Kiliziya Gatolika y'i Roma, kandi kuko yari ivutse isa nk'itorero rya Gikristo byatumye uyu mugenzo w'ikinyoma wo gusenga no kwiyambaza abapfuye winjira kandi ukwirakwira byihuse mu bantu bose barimo n'abavugaga ko basenga Imana. Bigeze ku butegetsi bwa Papa Julius wa mbere wayoboye Kiliziya Gatolika kuva muri 337 kugeza muri 352 nyuma ya Kristo, niwe washyizeho itegeko ridakuka ry'uko abantu bashobora kwiyambaza abapfuye aribo bita batagatifu. Maze kuko Kiliziya Gatolika ari itorero risakaye mu isi yose, byatumye ino nyigisho yo kudapfa ko bapfuye igera mu isi yose byihuse, nuko cya kinyoma Satani ubwo yatangirije muri Edeni ari nacyo cyabaye intangiriro ye yo kuyobya abantu kigera mu isi yose gityo. Kino kinyoma ni nacyo kigomba kuba ishingiro riheruka ryo kuyobya abantu mu gihe cy'imperuka nk'uko cyanabaye intangiriro yo kuyoba kwabo. Ibi Kiliziya Gatolika y'i Roma yakoze byajyaniranye no guhindura umunsi w'Imana w'ikiruhuko, maze ukwera kw'isabato bavuga ko bagukuye ku munsi wa 7 samedi, bavuga ko bagushyize ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche. Ibi binyoma bibiri bikomeye ari nabyo amadini hafi ya yose yo mu isi ahuriyeho, nibyo biranga kandi nibyo bigize urudubi ubuhanuzi bwa Bibiliya bwita Babuloni mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Kwizera gusa kimwe muri ibi binyoma, cyaba icy'uko abapfuye bakomeza kubaho cyangwa se kubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru dimanche nk'umunsi wera w'ikiruhuko, ibi nibyo byonyine bishobora gutuma itorero ryitwa